Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuba tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bashyiriraho na bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishijemo umurongo ubereretse utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A. Birabujijwe gukata iburyo. B. Tangiza ku bindi binyabiziga bigenda mu gihe ugiye gukatira iburyo. C. Kata iburyo mu gihe nta bindi binyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Nta nkengero y'umuhanda yegutse iri iburyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A. Birabujijwe gukata iburyo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Bari kubwira ngo ntabwo wemerewe gukata iburyo. Tugiramo gukata n'ibyapa byo ku mihanda, birumvikana iyo uzi itsinda icyapa kibarizwamo binagufasha guhita umenya igisubizo cya nyacyo. Ibyapa bibuza birabujijwe gukata iburyo, urumva birajyaniranye. Ndizera ko ramusamo A, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura, bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Ngo bitagishoboka kubona neza muri metero 200, ngo bitewe n'uko ibihe bimeze, ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari umukungugu mwinshi, cyangwa se ni nijoro. Hari ukuntu nawe bigomba kugaragazwa, bigaragazwa inyuma n'amatara abiri atukura. Ariko nubwo hari ukuntu bigaragazwa, hari ibipimo biba bitagomba kurenza. Ibihe bipimo: A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B. Uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C. Uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8. D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B. Uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ugomba kugenda gake, ariko n'uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 z'uburebure. Ndizera ko ramusamo D, ndizera ko ramusyandika ku papuro. Wari wahisemo A, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B, iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D, ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri.
by'ukuri. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka, bwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka ngo ufatire kode nziza. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 335 16 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo romoro kiziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabizwa ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwabyo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga gikura ritagaragara, igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Bigomba kugaragazwa ku buryo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma, b itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoro kinyuma. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni A, itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Romoroki iri gukururwa ariko igakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iyo romoroki hari ukuntu bigomba kugaragazwa kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baturutse imbere baze kumenya ko ibabereye imbogamizi. Murabizi romoroki ni cya gikontineri kiba kiri gukururwa, rero kiri gukururwa ariko kigakingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iyo romoroki igaragazwa n'itara ryera cyangwa itara ry'umuhondo cyangwa itara risa n'icunga rishije bashyira kuri iyo romoroki inyuma. Ndizera ko ramuzamo A, ndizera ko ramuzandika ku papuro, utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite: A umukara, B umweru, C ubururu, D umutuku. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B umweru. Icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Wowe umuyobozi w'ikinyabiziga ukibonye ntiwemerewe kujyayo, ariko n'abayobozi b'ibinyabiziga bariyo ntibemerewe kuvayo. Kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza, kivuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru. Nta kirango kino cyapa kigira, ubuso rero aba ari umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo B. Urabona ko ibyapa akunda kubibaza haba mu buryo bw'amagambo haba mu buryo bw'amashusho. Ni ingenzi kureba iriya video nagukoreye y'amakota n'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo ibibazo byerekeye ku byapa byere kujya bikugora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho by'ihoni byumvikanira mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo cyavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga: A amapikipiki, B velomoteri, C ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B velomoteri. Velomoteri ni igira ibikoresho by'ihoni byumvikanira muri metero 20. Yavuze ihoni kiri muri metero 20 ukaba wabyumva bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze, kigenda kigira ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga ndakumirwa n'ibinyabiziga bikora ku mihanda biba bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'iry'ibindi binyabiziga. Impamvu mba bivuzeho nuko nzi ko hari ikibazo babaza kugira ngo nuhure nacyo mu kanya rero uhite ugikora kitakugoye. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, iyi ntabwo ari mpande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara.
kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. B, akayira k'abanyamaguru. C, aho abanyamaguru bambukira. D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo warikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango baba bari kukibuza. Harimo velomoteri, ntihanyurwa na velomoteri. Harimo ipikipiki, ntihanyurwa n'amapikipiki. Harimo za modoka zagenewe gutwara ibicuruzwa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa. Hano harimo umunyamaguru, niyo mpamvu duhisemo A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro, turi wahisemo niza ko n'icyavuga kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iriya video, cyangwa unyandikiye kuri WhatsApp nimero mba nazibahaye nyiguhereze mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara umunsi wose, hari ahantu ikinyabiziga kiba cyahagarara ijoro ryose, ariko kiba kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira. Hehe? A, hatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini. B, ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. C, aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo warikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose nibyo. Uba ubujijwe guhagarara akanya kanini ahatarengeje metero imwe imbere cyangwa inyuma y'ikinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini, ndetse n'ahantu hari ibimenyetso bibuza byabugenewe. Ushobora kuhasanga nk'icyapa kivuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini, cyangwa se aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi. Urumva uhagaze umwanya munini aho abanyamaguru banyura mu muhanda ngo bakikire inkomyi, bahita baza guteza umuvundo mu muhanda bakabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Niyo mpamvu duhisemo D, ku ibisubizo byose ari ukuri. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Kudepasa bikorerwa he? A, mu ruhande rw'iburyo gusa. B, igihe cyose ni ibumoso. C, iburyo inyura ku nyamaswa. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo warikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa he? Hari abantu bakunda kwica kino kibazo bahisemo B, ngo igihe cyose ni ibumoso. Kunyuranaho bikorerwa he? Uzavuge ko ari ibumoso. Niba bavuga ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuge ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birashoboka ko ushobora kunyuranaho uciye mu ruhande rw'iburyo bitewe n'isangano ry'umuhanda mugezemo, bitewe n'icyerekezo uri kujyamo, cyangwa se bitewe n'icyerekezo umuyobozi w'ikinyabiziga ugiye kunyuraho we ari kujyamo. Niyo mpamvu iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso, uvuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ariko bavuze ngo ibumoso, uzahita uhitamo ikivuga ngo ni ibumoso. Ndakeka ko waramutamo D, ndizera ko usobanukiwe. Ndizera ko nikiza mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Kibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga biherekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Utarengeje ibihe bipimo: A, utarengeje metero 50. B, utarengeje metero 100. C, utarengeje metero 150. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo warikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Nubwo ibinyabiziga byatonda umurongo urenze metero 500 z'uburebure.
biba bigomba kugabanywamo amatsinda, nibyo mwita ngo ni koruteje. Iyo koruteje iba igomba kuba itarengeje metero 50 z'uburebure, n'uriya mwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma byibura ukaba metero 50. Ariko ukibuka ko ibinyabiziga by'abasirikare biherekeranije mu nsisiro byo bitajya bikurikiza rino tegeko. Ndakeka ko rero nabyo nibabikubaza uzahita ubikora, kubera ko mba bikubwiye hakiri kare kugira ngo ure nabyo bifite amakuru uhite ubikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Mu ntera ingana iki igihe ijuru rikeye? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Bavuze ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, kandi ntabwo bakoresha ibyapa ahubwo bakoresha amatara. Ndavuga ngo nka ziriya nzira za gari ya moshi hari imihanda myinshi igenda yambukiranya inzira za gari ya moshi. Rero nk'iyo gari ya moshi igiye gutambuka haba hariho amatara yakura umuriro rutukura, wasanga ari kwa kazima yakazima amyatsa, ukamenya ko gari ya moshi igiye gutambuka ugahagarara, kubera ko ikintu usanze mu nzira irakigunga ikikomereza. Rero bakoresha amatara berekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, ntabwo bakoresha ibyapa. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramsamo D, ndizera kusobanukiwe. Utari wahisemo ndizera ko nicyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu. Mbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode nziza, yaba iyo ku ruhushya rw'agateganyo cyangwa se ku ruhushya rwa burundu. Ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Nimutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0788351626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, kuko iyi ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A kunyuranaho bikorerwa iburyo gusa, B umuhanda uyoberejwe iburyo, C kata iburyo gusa, D umuhanda munini urasukira ibumoso. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni C kata iburyo gusa. Ndizera ko ramsamo C, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Iyo bakubwiye ngo kata iburyo gusa nta kindi cyerekezo wemerewe kujyamo, ntiwemerewe gukomeza imbere, ntiwemerewe kujya ibumoso, uko utegetswe gukata iburyo gusa. Kikaba gitegeka, bakunda kuyokoresha, muzabirebe nk'iyo habaye umupira hano muri stade Amahoro, hari igihe babikoresha bagutegeka ibyerekezo utegetswe kunyuramo bitewe n'imihanda bagiye bafunga. Ndizera ko waramutamo igisubizo cya nyacyo, ndizera ko waramutsyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo mu muhanda imirimo yihariye, ubugari butuma abayobozi bagomba kuva mu mwanya wabo usanzwe kugira ngo bakomeze urugendo. Ahategetswe kunyurwa hagaragazwa n'ikimenyetso gishyirwaho imirimo irangira ku ruhande rugenderwamo. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara akurikira. Icyo kimenyetso kirangwa n'amabara asate: A ubuso bw'ubururu, ikirango cy'umweru; B umuzenguruko w'umutuku, ubuso umweru n'ikirango cy'umukara; C umuzenguruko w'umutuku, ubuso mu ibara ryera n'ikirango kiri mu ibara ry'umutuku n'umukara; D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Haizo cy'ukuri nta kindi ni A ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Ni ukuvuga ngo bakoresha ibyapa bitegeka. Urebye no mu kibazo bavuze ngo ahategetswe kunyurwa
ahategetswe, hari imirimo iri gukorwa, wenda ni ikimodoka cyaguye mu muhanda bari kugikuramo cyawufunze, cyangwa se ni igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga bari kubikuramo, hari imirimo iri gukorwa. Aho mutegetswe kunyura n'ubundi bazashyiraho ibyapa bitegeka, kandi icyapa gitegeka kirangwa no kuba gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ahategetswe, ibyapa bitegeka rero nibyo bazashyiraho, kubera ko urumva ko no mu kibazo babivuze baravuga ngo hategetswe, kandi ibyapa bitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu duhisemo ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko hari amabwiriza yihariye mu buryo bwo kugendera ku cyambu cyangwa ku kibuga cy'indege giteye ku buryo bukurikira. Kiba giteye ku buhe buryo? Ishusho mpande eshatu, ubuso mu ibara ryera n'ikirango mu ibara ry'umukara. B, ishusho mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. C, ishusho y'uruziga mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, ishusho aba ari mpande enye, ubuso mu ibara ry'ubururu n'ikirango kiri mu ibara ryera. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu, kubera ko dore ibyapa bakunda kwibaza haba mu buryo bw'amagambo, haba mu buryo bw'amashusho, kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora. Ndizera ko ramsta muri B, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimbo uri hasi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga: ku binyabiziga by'ingabo bijya hatarenga kilometero 25, B, ibinyabiziga bihinga, C, ibinyabiziga bya polisi, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Birabujwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa. Izi nziga zidahagwa ni nka bya binyabiziga ubona biri kugendesha iminyururu. Vuga ngo guhaga ibiziga ni nko gushyira umwuka mu mipine kugira ngo ikinyabiziga kibashe kugenda. Rero ibinyabiziga bino binyabiziga byo bari kuvuga ni ibinyabiziga bidafite imipine, bigendesha nk'iminyururu cyangwa bigendesha ibindi byuma bidahagwa. Rero biriya binyabiziga mbona ko akenshi aba ari biriya bikora ku mihanda. Niyo mpamvu hano duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko ramsamo D, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikane kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba kigenewe iki? Ahanyurwa n'amagare na velomoteri, B, ahanyurwa n'ingorofani, C, ahanyurwa n'ibinyamitende, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende. Nuvuga ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigali kujya ku mirongo 2 yera icagaguye ariko gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza. Ubundi bakivuga ngo ni igice cy'inzira nyabagendwa n'ubundi uzumve ko hagomba gucamo ibinyabiziga, ariko ngo gifite ubugari budahagije ku buryo nta modoka yacamo. Rero aba ari ahanyurwa n'ibinyamitende. Ndizera ko ramsamo C, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Uburenganzira bwo gutambuka mbere, B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo uburenganzira bwo gutambuka mbere
na B uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye aho hantu kibonye, uba uhita ufite uburenganzira bwo guhita utambuka mbere. Abandi bayobozi b'ibinyabiziga baba bagomba kuguhereza inzira. Hari abantu bakunda kukica bahisemo B, ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere ngo mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye. Oya, utambuka mbere kuri iryo sangano ry'umuhanda ukibonyeho, ntabwo ujya kureba andi masangano akwegereye. Niyo mpamvu duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wayihisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara ndangambere n'aya ndanganyuma y'imodoka zitarengeje metero 6 z'uburebure na metero 2 z'ubugari habariwemo imitwaro kandi nta kindi kinyabiziga kiziritseho ashobora gusimburwa n'amatara akurikira iyo ibyo binyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini mu nsisiro bibangikanye ku ruhande rw'umuhanda. Ushobora gusimburwa n'ayahe matara? A, amatara magufi. B, amatara ndangaburumbarare. C, amatara yo guhagarara umwanya munini. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini. N'ubundi bari babikubwiye, barakubwira ngo iyo ibinyabiziga bihagaze umwanya muto cyangwa munini, n'ubundi rero habisimburwa n'amatara yo guhagarara umwanya munini. Ndizera ko ramsamo C, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18 kirabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200, imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe na mwarimu. Iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200, wenda se ni nijoro cyangwa se ni ku manywa ariko hari umukungugu mwinshi cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu byinshi, hari ukuntu hagomba kugaragazwa. Bagaragazwa ku buhe buryo? A, imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. B, inyuma ni itara ry'umuhondo ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni A, imbere ni itara ryera ritwariwe ku ruhande rw'ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'imbere hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ndizera ko ramsamo A, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Imbere bakoresha itara ryera naho inyuma bakoresha itara ritukura. Impamvu duhisemo A gusa nuko kuri B bavuze ngo inyuma ni itara ry'umuhondo kandi inyuma bari itara ritukura. Ndakeka ko ramsamo A, ndizera ko ramskyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, uriya murongo urombeje hagati mu muhanda iyo ucagaguye ntugomba gukora iki? A, ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C, agomba guhagarika ikinyabiziga. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hanyuma cy'ukuri nta kindi ni B,
ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Uriya murongo urombeje hagati mu muhanda, waba ucagaguye waba udacagaguye, uvuga ko umuyobozi abujijwe kuwurenga. Ariko iyo ucagaguye uba ubujijwe kuwurenga, ariko ukaba wawurenga bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Mu gihe ugiye gukatira ibumoso, mu gihe ugiye guhindura icyerekezo cyangwa ugiye kunyuranaho. Ndizera ko waramutse mobe rero, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajijwe mwa kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Imodoka ko ari yanjye, mbujijwe kuvuza ihoni he? A, ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B, hafi y'ibitaro. C, hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Izo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Kuvuza ihoni bibujijwe hafi y'ibitaro. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze. Ngayibaze hafi y'ibitaro harimo n'abarwayi. Biba bibujijwe ko rero kugenda uri kuvuza amahoni hafi y'ibitaro. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho. Ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ugira uhita ukibonera ku gihe. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, turakwigisha wazagerwaho ukazakora rimwe ugahita utsinda. Ni mutwandikire cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789531626 tubigishe mujye mu kizamini mukore rimwe muhite mutsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza. Abari hafi gukora amahirwe masa.